Muri equipe Sport umutoza wa Rayon Sport amaze kuganiriza abakinyi babiri barimo Bigirimana Abedi ndetse na Emery Bayisenge, ariko usaba ngaba gusa buri mukinyi wese uraba uri mu kibuga kuri equipe ya Rayon Sport umutoza yamaze kumuhereza inshingano ku buryo Yanga itagomba gutsinda equipe Rayon Sport. Buri mukinyi wese yahawe inshingano hariya mu kibuga, ibintu birakomeye cyane. Ngiye kubinyuramo nkubwire Rayon Sport umutoza buri mukinyi wese agiye mubwira uko agomba gukina, nimba bari kwataka, nimba bari gudefanda. Buri mukinyi wese yagiye amuhereza inshingano. Ngiye kubinyuramo nkubwire kuri buri mukinyi wese mereye mwizamu, nkubwire ngo umuzamu Disa Kuyate bimeze bite. Ngiye muri mediane nkubwire uko Rayon Sport igiye gukina. Umutoza yabahaye amabwiriza, haba bari kudefanda bari no kwataka, abakinyi bose yabahaye amabwiriza. Ariko ikindi ngiye kubabwira 11 ba Yanga, mbabwire 11 ba Rayon Sport. Ni impande zombi 11 beza gose, haba ku ruhande rwa Yanga na 11 ba Rayon Sport. Ubu no budasa, ngiye kubakubita 11 gose ba Yanga, muraza gutungurwa cyane. Iyi match ndakubwiza ukuri irakomeye cyane. Ndaza gukomoza kuri Pavel Inzira nawe gato, ndaza kumunyuraho gato nimba araza kugaragara kuri iyi match, ndetse n'abafana uko bihagaze, abamaze kugura atike. Nizere ko n'abakunzi ba Sport aho muri hose mumeze neza cyane muri bo. Ese Yanga murayitsinda? Munyandikiye muri comment. Tugiye kureba ishusho ya Rayon Sport y'umwaka utasezo 2025-2026. Iyi match iraza kutwereka equipe ya Rayon Sport uko ihagaze guhera mu izamu kugeza muri atake. Abakunzi ba Sport tugiye kureba equipe ya Yanga iri ku rundi rwego, turebe equipe ya Rayon Sport ese iraza kwitwara gute mu kibuga. Biraza kudusigira ishusho ya Rayon Sport y'umwaka utaha. Urumva ko ni igipimo cyiza, kuko equipe ya Yanga yurebye uko ihagaze current form, kareba champion ya Tanzania ubona ko iri ku rundi rwego, apari ya champion y'u Rwanda ubona ko ni champion zitandukanye cyane. Ni champion ya Tanzania iri ku rwego rwo hejuru. Tugiye kureba igipimo nyacyo. Ariko abakunzi ba Sport munyandikiye muri comment mumbwire uko mubona iyi match. Ese Rayon Sport iraza gutsinda? Bimeze bite? Mumbwire uko muri kubyumva nk'abakunzi ba Rayon Sport, mukurikije na Rayon Sport uko ihagaze. Ngiye kubabwira 11 baraza kubanzamo. Narababwiye ngo yonzanye 11 ba Rayon Sport, abantu tubana murabizi ko yonzanye 11 yo handitse ahinduka umukinyi umwe wenyine, ariko 11 mbabwira abari bo So ngira ngo nizere ko buri wese uri kuri iyi video utarakaza subscribe yamaze kuyikanda, ariko n'abayikanze ndabashimiye cyane. Murebe video mutuje, ibintu bimeze neza cyane. Kuri ubu amatike ibintu bimeze neza cyane. Ibintu ku matike rwose stade mukanya ishobora kuza gufunga, kuko ntahoze numva ngo bakaba mu bihumbi 42 41 gutyo. Urumva ko ni ibintu byiza cyane, barabura nk'ibihumbi 4 cyangwa 5 kugeza saa 12 bishobora kuba byagize gute stade yuzuye. Urumva ko ni ibintu byiza cyane. Ikindi muri equipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo nababwiye ko mu gice cya mbere baraza kwambara imyenda y'ubururu, mu gice cya kabiri bakambara imyenda y'umweru. Ubwo ni ubudasa bwa Murera. Ikindi nari nakomojeho mbere yuko njya ku bakinyi ba Rayon Sport ndetse na 11 kandebe neza cyane. Kuri Pavel Inzira ngira ngo twabonye amafoto ya Pavel Inzira na perezida wa Rayon Sport, ibyishimo ni byose. Impamvu ba postinze ari amafoto nuko bari bamaze kumvikana ibintu byose, ariko hari kubura amafaranga. Pavel Inzira mwumvishe ko yafashe umwanzuro ati no, natarabona amafaranga singomba gusinya. So rero Pavel Inzira ashobora kuza kwerekanwa kuri iyi match, bishobora kuza kugera ku mugoroba rwose amafaranga yabonye, kuko yemeranye na Rayon Sport ko araza gusinya umwaka umwe na amafaranga make cyane. Noneho akagira gute miliyoni 10 nimba mbyibuka neza cyane. Na amafaranga atari menshi cyane, ku buryo bishobora kuza kugera ku mugoroba atunganye. So reka ngere ku bakinyi rero, ndahera mu izamu Idrissa Kuyate niwe uraza kubanzamo.
kugira ngo nze kwinjira ku bakinnyi babiri ibyo bamaze kuganira n'umutoza Family Latifi. Mu izamu Idrissa Kouyaté, abakinnyi batatu bari inyuma barimo Rushema Chris, Emery Bayisenge na Kabange, niyo bakinnyi baba defenseur batatu. Aba wing back haraza guca Serumogo ari ku ruhande rw'iburyo, ku ruhande rw'ibumoso haraza guca Fabrice kabisa, niwe wakoze imyitozo ku munsi w'ejo kandi n'umutoza niwe ashaka kuri wing back y'ibumoso. Muri mediane haraza kuba hari Sefu Narindwa Aimable, ariko hari amakuru avuga ko umutoza arimo arabitekerezaho ko ashobora guhindura akaba yazanamo umutaramu Richard Ndayishimiye kugira ngo aze agire gute muri mediane. Ndaza kubwira ngo ese Richard Ndayishimiye we yabaje gukora iki, n'impamvu umutoza ari kubitekerezaho ko yahindura akazanamo Richard Ndayishimiye bitewe na qualité afite. So imbere rero Bigirimana Bed araza kuba hari cyane, babiri bataka barimo uwitwa Shadrack Bingbero yakoze agashya, yasabye ubuyobozi bwa siporo n'umutoza ko bamuhereza nimero 14 nimero 9, noneho bakareba undi mukinnyi bayihereza. Shadrack Bingbero uyu munsi araza kuba yambaye nimero 14, noneho witwa Yves Habimana araza kuba yambaye nimero 11 ariyo yo Muhire Keve yambaraga. Urumva ko ni ibintu byiza cyane. Urebye nabo ngabo 11 mu izamu Idrissa Kouyaté, batatu b'inyuma Rushema Chris, Kabange na Emery, aba wing back bariho Fabrice na Serumogo ari batatu hagati mu kibuga cyangwa se bamwe mu ba mediateur barimo Safe, bakaza Narindwa Aimable, Bigirimana Bed, babiri bataka barimo Shadrack Bingbero na Yves Habimana. Nizere ko mwabyumvishe neza cyane. Wongiye kujya ku bakinnyi ba Yanga 11 bashobora kuza kubanza mu kibuga aho mbera akasa mutwe. Nahangaha ndakubwira ko mu izamu Djigui Diarra, izamu Yanga namaze kumenya ko rwose mu izamu barahindura bagashamo umuzamu wa kabiri. Djigui Diarra ntabwo ari we uraza kubanza mu izamu rya Yanga. Djigui Diarra araza kuba ari ku ntebe y'abasimbura. Birumvikana ko umuzamu yahindutse, bagomba gukoresha umuzamu wa kabiri. Kuri nimero 2 hariho umutaramu witwa Israel Mwenda, kuri 3 yitwa Shadrack Boka, 4 na 5 cyangwa se abadefenseri babiri bari mu kibuga harimo umutaramu Abakari Nondo Mwamunyeto, ndetse n'undi umutaramu witwa Kwasi Atahula, n'undi kuri 6 hariho Dumbia, hakaza ku 8 Musa Barakonte, nimero 10 yitwa Buki Aboya umunyakenya. Ndakubwira ko 11 hariho Pacome Zuzua, kuri 7 hariho Michael Nzengele, 9 naho gose haraza kuba hariho umutaramu Prince Dube Pomelero. Nibo bakinnyi 11 ba Yanga kabisa, nibo bakinnyi baraza kubanza mu kibuga kuri uyu munsi bakina na Rayon Sport. Uruhande ndi kubona ruza kuba ruriho imiriro kuri equipe ya Rayon Sport. Uruhande baraza kwataka cyane ku ruhande rwa Rayon Sport ni uyu mutaramu witwa Pacome Zuzua. Abazamuka cyane, abazamuka yinjira cyane. So reka nsubire kuri equipe ya Rayon Sport rero. Umutoza wa Rayon Sport yafashe, ariko icyo nabwira abakunzi ba Sport nuko uwitwa Bigirimana Bedi ashobora kuza kuba yambaye igitambaro cyo captain, ariko sindamenya neza, ariko birashoka ko Bigirimana Bedi ari we ugomba kuba yambaye igitambaro cy'abakapiteni. So rero mbere yuko ninjira kuri equipe yose nkubwira ngo ese abakinyi bafite ize nshingano, ndakubwira ko Richard Ndayishimiye impamvu ashaka kuza kujya mu kibuga n'umutoza aracyabitekerezaho ngo arebe ko yaza agasimbura Sefu hagati mu kibuga. Aba bakinyi babiri barimo Narindwa Aimable ndetse na Sefu bose n'abakinyi bo kuri 6. Impamvu yo gutekereza kubashiramo no kugira ngo equipe ya Yanga nigiragira muri attack cyangwa se nibajya begera imbere bari kwataka equipe ya Sport baze kuhasanga aba récupérateurs babiri cyangwa se aba nimero 6 babiri
biyongera ku badefanseri kugira ngo babuze ekipe ya Yanga kwinjira muri box ya Rayon Sport. Ubundi nicyo gitekerezo cy'umutoza Afame Latifi. Ikintu wamenya nuko Richard Ndayishimiye impamvu umutoza ari gutekereza ko yamuzanamo, Richard Ndayishimiye agira imipira iri transversal cyangwa se ya mipira inyura hejuru ariko ikaba soanye cyangwa se akaba yatera umupira muremure ukaba waba mwiza ku muntu awuhereje, nimba wuteye kwa Serumogo ari ukamugeraho neza cyane. Kandi iyo mipira umutoza wa Sport arayikeneye cyane kubera ko iyi system n'uburyo abakinyi barabaza kuba batandukanye cyane mu kibuga kubera aba récupérateurs babiri. Birasaba umukinyi ugomba kuba afite amapase maremare kandi aba soanye, akaba yatanga pasi ikaba done, ikaba yagira ko ayihereje neza cyane. Rero namenye ko ikintu wamenya nuko umutoza wa Sport ikindi gitekerezo afite nuko ashobora gukoresha aba bakinyi babiri barimo Sefu ndetse na Narindwa Aimable, akamanza akareba mediane ya Yanga uko iri gukina. Nabona ari mediane ikomeye cyane arabagumishamo ari babiri, nabona ari mediane ishobora gukinika araza kuzanamo Richard Ndayishimiye. Birashoboka cyane rwose ko Richard Ndayishimiye ashaka kuza gusimbura mu gice cya mbere cyangwa se akaba yabanzamo, ariko umutoza arashaka kumanza kureba mediane ya Yanga uko ikina yakoresheje aba récupérateurs babiri kugira ngo arebe nimba Richard Ndayishimiye yaza kugira gute kwinjira mu kibuga. Ariko reka njye ku mikinire umutoza ashaka. Rayon Sport mu gihe iri kwataka, Rayon Sport mu gihe iri kwataka hari uburyo bubiri ishobora gutsindamo. Ishobora kunyuza umupira hagati mu kibuga kwa Bigirimana Bede cyangwa se ikawunyuza kwa Serumogo ari ku ruhande rw'iburyo. Impamvu yo kuzanamo Fabrice nuko uyu mukinyi Fabrice ukina muri Axe ariko akaba araza guca kuri gatatu, nuko Fabrice atazamuka cyane, nagazamuka cyane, ni umukinyi mwiza cyane ushobora kugira gute kuba yaba umudefanseri mwiza. Noneho mu buryo bwo kwataka Rayon Sport mu gihe iraza kuba iri kwataka, imipira iraza kunyura cyane ku ruhande rw'iburyo kwa Serumogo ari. Hariho ikintu kivuga ngo mu gihe turi kwataka uyu mwana Fabrice ukina kuri gatatu araza kuba yagarutse inyuma cyane, noneho asange Emery Ibayisenge ndetse na Rushema Chris bahite baba batatu, noneho Kabange ahita ajya ku ruhande rw'iburyo aho Serumogo ari yavuye azamuka ajya kuri karindwi kugira ngo mu gihe babakorera counter attack, noneho Narindwa Aimable nawe agomba kuba ari hafi aho ngaho imbere hagati mu kibuga kugira ngo mu gihe bakubita counter attack baze kugira gute baze gusanga bagize gute bakoze block. So rero urebye mu buryo ko kwataka Rayon Sport ikindi wamenya nuko kuri Serumogo ari umutoza ari kumusaba santere nyinshi cyane muri box ya Yanga, ari kumusaba gukoresha Shadrack cyane muri box ya Yanga kugira ngo yamusabye tereka imipira myinshi inyura mu kirere kugira ngo Shadrack barebe ko yabona igitego cy'umutwe. Ubundi buryo nuko umutoza impamvu yakoresheje aba récupérateurs babiri najya babwiye, ariko murabizi ko haraba harimo na Bigirimana Bede. Rayon Sport nigira nyuza umupira hagati mu kibuga, Sefu arajya arigira imbere, Narindwa Aimable agume kuri gatandatu complete agume inyuma, Sefu yigira imbere umupira awuhereze Bigirimana Bede. Bigirimana Bede afite karite yo kuba yagumana umupira abe yawutanga mu mande kwa Serumogo ari nk'uko nabibabwiye ko ariho imipira myinshi iraza kugira nyura yazamure santere cyangwa se hari n'ubundi buryo umutoza yagiye ababwira bakina. Yves Habimana akagaruka ku 10 akagaruka inyuma akaza gukina na Bigirimana Bede, abakaza bagakina noneho n'uwitwa Sefu nawe akaza akabegera, noneho bakagira gute bagakora kombinezo bakagira gute bagahuza mu kibuga hagati kugira ngo bagere kwa Shadrack Bing Bero mu buryo bworoshye. Ariko ikintu wamenya nuko rwose imipira myinshi iraza kunyura mu mande kwa Serumogo ari cyane, niho umutoza yapanze cyane ko imipira igomba kuba ariho iraza kunyura. So rero mu gihe rero iyi Rayon Sport bari kuyataka uti bimeze bite? Mu gihe bari kuyataka uwitwa Serumogo ari araza kugaruka, uwitwa
Fabrice agaruke bahite bakora abadefanseri batanu buzuye, abadefanseri batatu buzuye kandi abadefanseri batanu buzuye bateganye. Narindwa Aimable araza kuba hari ndetse na Sefu. Bigirimana Bedi araguma hagati mu kibuga mu murongo ugabanyemo kabiri, ndetse na Yves Habimana nawe araza kugaruka. Shadrack Bingibero nawe ase nk'uwigira inyuma gato, ase nk'uguma imbere we, ase nka nimero 9. So urebye rero nuko nguko bihagaze, haba komitoreze uko bimeze kose iyi match irakomeye cyane. So rero kuri aba bakinyi babiri ibyo baganiriye n'umutoza yabwiye Bigirimana Bedi ko agomba kuba umuyobozi wa Mediane ya Rayon Sport, agomba kugira gute kuba umuyobozi wa mediateri baraba bari kumwe hagati mu kibuga, akaba yagira gute, akaba yayobora umukino wa Rayon Sport. Umutoza avuga ati mfasha wowe ugende, aba ari wowe nyine usupurayinga cyangwa se aba ari wowe ujya ugeza imipira imbere ayihereza abawinga barimo Serumogo ari mu gihe Fabrice nawe yazamutse gake cyane akaba yamuhereza, ariko yamubwiye ati wowe ugende ukina na Yves Habimana, ubundi ugire gute urebe ko mwabona espace zo gukinamo, ube watanga pass kwa Shadrack Bingibero. Yamubwiye ati wowe nkugize umuyobozi wa Mediane, kuko yamurebye abona n'umukinyi mwiza cyane. So kuri Emery Bayisenge yamuhaye nawe yamuhaye inoze inshingano zigira ziti, yamubwiye ati ugomba kuba umuyobozi w'aba defenseri bose, Rushema Chris ndetse na Kabange. Yamubwiye ati nk'umukinyi mukuru ugomba kuyobora aba defenseri bose uko ari batatu, ndetse na Fabrice cyane. Yamubwiye ati uyu mwana umugira gute, umwiteho cyane, umubwire uko ugomba guhaga cyane cyane. Yamubwiye ati ubigisha uko bagomba guhagarara igihe bagomba kuba bagira gute, igihe nka Yanga yatatse bagahagarara neza cyane kugira ngo bakore rido offensive imbere izamu yabo, bakore block kandi bahagaze neza cyane. Uko bimeze hano, buri mukinnyi wese afite inshingano, buri mukinnyi wese afite inshingano z'uburyo agomba kwatakamo, uburyo agomba kudefanda. Nuko nguko bihagaze. Nabwira ngo mugire ibihe byiza cyane.